comment kuri Prince Kid. Comment igihe cyo mbona cyo kandi nicyo twifuza twese twifuza yuko azataha. Twifuza yuko azataha, hari bigenda biturema agatima nk'ubu yatangiye afunzwe akurikiranywe ibyaha bitatu, hari kimwe bakuyeho asigaye akurikiranywe ibyaha bibiri. Nubwo nabyo tubyifuza byo bizaba biza ku rundi ruhande, ariko nibura asohoke aze mu buzima bwo hanze. Hari n'igihe kizagera igikombe cy'isi kikabera mu Rwanda, ibindi byose biri international bikabera mu Rwanda, tukazaya twumva nyine abantu bose batazi n'u Rwanda bihabera. Kongeye kubaramutsa no kubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV ndetse na KTV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengera bwaryo by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali ari naho duherereye kuri uyu munsi wa none turi kuri Kigali Convention hari kubera inama ya Digital for Africa duhuriyemo n'abakobwa babiri beza b'abanyaburanga kandi navuga ngo musanzwe mumenyereye ni Miss Mwiseneza Josiane muri aho neza namahoro Josiane abantu bari bagukumbuye oya ahubwo barambona cyane rumaze iminsi ndagaragara cyane ahubwo batambona nuko batankurikiye nuko ngo ugaragara kuri Instagram zawe ni social media zawe cyane rwose Josiane twe tuzi mu itangazamakuru hirya no hino navuga ko abantu bagukumbuye mu bitangazamakuru bitandukanye oya ariko barambona ndahari cyane update zanjye zose ziba zigaragara ku ma social network nkoresha turi kumwe n'undi mukobwa mwicaranye mwiza nawe w'umunyaburanga muri aho neza ndaza kumusaba aho yivuye kuko ubwamamare bwe ntiburagera ku bwa Josiane uganiriye nawe nitwa Samiati ariko abantu benshi muri iyi minsi bari kumenya nka Sara kubera filme nshyashya igiye gusohoka vuba yitwa Romantic Time. Rero duhuriye mu nama iri kubera convention yatangijwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku munsi w'ejo. Uyu munsi wa none ni umunsi wa kabiri w'inama. Ubundi inama Josiane ivuze iki kuri wowe? Inama ivuze kuba mbega kubumenyi Josiane mushyashya mbega ivuze byinshi kubijyanye mbega n'ubumenyi bwanjye yego hari gutangizwa inama Digital for Africa ivuga gukoresha internet umuyoboro wa internet 4G 5G 3G ndetse harimo climate change ni ibintu byinshi cyane inama iri kugaruka ariko by'umwihariko mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga wari usanga gukoresha ikoranabuhanga mu buryo butandukanye hari gukoresha telefone hari gukoresha Twitter Instagram Facebook ibyo bintu ubikoresha gute? ndabikoresha ariko ntago ari cyane izo social network uvuze nzigaragaraho hari abwo nyine ntangaza amakuru yanjye hari nubwo abantu baba barekrama twarakubuze ibiki ariko mu bigaragara iki ni inama yitwigisha cyane cyane no kubikoresha mu buryo nko kubyaza umusaruro izo mbuga kubyaza umusaruro izo mbuga so rero iyi nama niteze ko ntiga kuzarangira ku munsi w'ejo uzarangira hari ubumenyi bwinshi niyunguye ku bijyanye n'imikoreshereze ya social network. Samiati cyangwa se Sara ndakoresha Samiati cyane Sara turayikoresha mu kiganiro kindi turi buze kujyana cy'umwariko cyihariye. Samiati nk'umwe mu bantu bakurikiranye inama izasuza ku munsi w'ejo ni nawo wanyuma ndagira ngo nkwibariza akabazo kamwe harimo company yitwa Okran ikwereka uburyo bwo gukore wamenya location irimo internet wakenera ibyo bintu wajya kubyitaho cyangwa ubundi wajya gushaka internet ugiye kohereza message ukamanza kamanika telefone Ego abimenye ibyo bintu abantu benshi ntabwo dukunda kubyitaho wicara hano ugasacinga network ukona ntabwo bikunda kurira ibiti ugakora ibiki ariko hari company irimo yitwa Okla akaba ari company ihugura inigisha ibintu bijyanye no kuba wamenya ngo ese ahantu ndi hari network mbere yuko magera ati njyewe nimba ngiye kujya katuvuga nka convention turi nkamenya ahantu hari network ihagije akaba ariho hantu nakwicara
ubundi Josia muri telefone tugiramo ama application menshi cyane hari icyo bita application location kuri ko wakoreza umuntu location ahantu wicaye direct akaza abantu benshi mu Rwanda ubona bari babimenya uburyo batunzemo telefone n'ubwo bazikoreshamo ubona hari ubumenyi babifiteho cyangwa se ahubwo kubumenyi muvanye hano mushobora gufata initiative yo kugenda mukamwa kwigisha urubyiruko bagenzi banyu uburyo bakoresha ama telefone kugira ngo bijye biboroya kumenya icyerekezo bari kuganamo naho bavuye naho bagenda ibirometero amaze gukoresha. Mu by'ukuri even nanjye nta bumenyi buhagije rero mfite bwo kuba wenda nakoresha location ariko uko biri kose bigenda biza mbega ni buhoro buhoro nirwo rugendo ariko nashishikariza abagenzi banjye cyane kuba bakoresha iyo location. Hari nk'igihe umuntu wenda yanga yuko abantu bamenya ahantu ari akabihisha akagera gute ariko natwe biradufasha ushobora nko kuba ugiye ahantu utazi ugakoresha Google Map. Google Map nayo nashishikariza urubyiruko bagenzi banjye ko bakwihugura mu gukoresha Google Map bikaba nk'umuco kuko hari nk'igihe rwose ugenda ukayoba neza ahantu ugiye ukahayoberwa burundu ariko iyo usanzwe ukoresha Google Map ubimenyereye biba byiza noneho bikaba n'akarusho ushobora kuba wahereza umuntu location akahita kugeraho nakwirwa wenda uvuga ngo yambuze. Samiati Google location uzikuyikoresha kubye ki wakoreza umuntu live y'ahantu uri kugenda mu muhanda ukawamenya ngo ndi muri iki cyerekezo burya yego ariko ndi kubyihugura muri iyi minsi yego ndi kubyihugura kabisa nshobora kuba ngeze kuri level nakubwira ngo ndahangaha ntabanje kukubwira ngo urakata iburyo ngibumoso nkakohereza location y'ahantu ndi. Samiati ubwaka ngahe ugiye mu nama yitawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika? N'ubwa mbere nakeze ko Josia ari bwa kenshi oya nanjye ubukuma nabwo wasanga nabwo naranakerewe ngasanga ncitse. Josia inama ushaka ari click for digital kandi wageze muri sare. Gusa iyi nama byo ni inama nayitabire mu buryo bwanunguye ariko narabikunze cyane ni iby'agaciro. Nashishikariza n'abandi kujya bashaka amakuru bakamenya bati hari opportunity dufite nkubi inama ntago nari nyizi pe ariko narayimenye aho nyimenyeye nishakisha amakuru bavuba kuko byasaga ko tubanza kwandikisha mbere. So rero umuntu nshimiye no wayimenyesheje ntabwo ari ngombwa ko mentioning ariko yumve ko mushimiye nubwo wakerewe. Yego ibyo ntabwo nabivuze byo gukererwa na example natanze ntiwanasanga niyo nshuro imwe yenda idashyitse yo kuba naritabiriye inama yajemo His Excellency. So rero muri makeya navuga yuko newe ishema nayo. Kanigaruke kuri Sara kantu gato tubwizanyije ukuri ko ne wicaye muri sare irimo His Excellency bitari nka bya bindi aza yasuye akarere tubona ikibuga cyuzuye none urubona mu nyubako nkingi wareberaga nubwaka ngeze muri convention. Byose n'ubwa mbere ariko for sure ni ibintu byiza kandi by'agaciro kuba njyewe nka Sara nakwicara mu nama imwe na His Excellency ku buryo bitangora cyane kumugeraho kugira icyo namubwira kugira icyo namubaza ni iby'agaciro cyane. Iby'agaciro cyane gakomeye bwinjiye ubumenyi bwinjiye nk'umu IT munamenyeramo byinshi ukamenya uburyo twakoresha ikoranabuhanga atari gusa ngo tumenye ngo runaka postings binibi yatwitse nabyo ni byiza bituruhura mu mutwe gusa uburyo noneho twabibyaza amafaranga. Ndigarukira kuri Josiane gatoya. Josia mu Rwanda hamaze iminsi ari kuba inama nava ziri ku rwego international ku rwego rw'isi. Ibi bivuze iki ku gihugu cyawe muri rusange kuba amanama menshi akomeye ari kubera mu Rwanda muri iyi myaka? Icyambere cyo bivuze iterambere ku gihugu cy'u Rwanda kuko burya inama mpuzamahanga kugira ngo ihitemo igihugu izakoreramo nuko icyo gihugu kiba gishobora kuyakira gifite ibyo bakeneye kandi hari n'ahantu mbega audience mbega ari ahantu hari
muri communication tujya tuvuga ngo message nziza ku muntu ukwiye. Gwabona rero ari ahantu ho kuba bavuga bati barabwira abantu bigende neza. Ntago nkeka ko u Rwanda rwo mu myaka 20 ishize rwakiraga inama wenda ku kigero nk'icyo uyu munsi wa none rurimo kwakira. Yego ntago makuru menshi cyane nabikoreye, nta bushakashatsi ubundi nabikoreye, ariko icyo ikigaragara cyo nuko u Rwanda ruri kugendwa bitangaje. Mbese ni byiza cyane, none nifuza ko ari n'igihe kizagera igikombe cy'isi kikabera mu Rwanda, ibindi byose biri international bikabera mu Rwanda, tukazaya twumva nyine abantu bose batazi n'u Rwanda bihabera. Okay, nk'ubu ngubu wenda urugero hari umuntu tuganiye mu bantu bitabira ino nama, arambaza ngo naturutse ndamwe naturutse Kigali hano uruwanga niyese ninduwanga, murabira mutangaje cyane, bivuze ngo bo bazi mbese ko nyine ari amahanga, ari abanyamahanga gusa noneho we yumvishe bimushimishije kuba huye n'umwe mu gihugu mbese arimo bamwakiriye. Yego ni byiza rero ko u Rwanda rwitabira amanama, rwakira amanama mpuzamahanga, mbese ni by'agaciro kandi dukunda abashyitsi. Hari ikintu ndibuze kugarukaho ukomoje ati igikombe cy'isi kikazahera. Izo nzozi Paul Gitwaza yarabihanuye ngo mfite yerekwa yuko igikombe cy'isi igihe kimwe Amavubi azajya mu gikombe cy'isi. Yuko Amavubi azajya mu gikombe cy'isi. Nawe uti birashoboka ko igikombe cy'isi cyazabera mu Rwanda. Yego. Ni inzozi, ni ibitekerezo, ni ibyifuzo. Ni icyifuzo. Ni icyifuzo. Mani cyumve. Kandi bizashoboka. Ibintu byose ba mu gihe cyabyo nikigera bizaba. Kimwe nemera tugifite ubuyobozi bwiza, nta kintu na kimwe kitashoboka. Ibi ngibi ndizera ntashidikanya yuko tuzabigeraho kandi bigakunda. Samiyati cyangwa se w'amahoro, waraye ubonye icyo bita robo ibyina iginyuma. Yantangaje ine irabyina irashekinga ikora ibintu byose, gusa ni iterambere kandi ryiza bagomba kutuzana tukamenya ibyo ari byo. Ubutaha none ntibazaze babituzaniye, bazaze baje kureba ibyacu twakoze. Nabazaze batuzaniye amarobo ngo baduhagarike hariya turebe. Ni byiza barabitwereka, ariko natwe tugomba gukora ibyacu. Yego. Ubuzima ry'ubwenge ariko nibyo nyine baraza inama nk'izi zikaba bakatuzana ibikorwa byabo bakoze bakabizana mu gihugu cyacu tukabireba. Ikindi gihe rero byaba byiza noneho bateze bakaza bataje kutwereka ibyabo, ahubwo baje ngo tubereke ibyacu twakoze. Ndagaruka kuri Mwiseneza Josiane, Miss Popularity. Ngira ngo uri umwe mu bantu bafite 83,000 kuri Instagram yawe. Yego. Ni hafi kuzuza 100. Ejo bundi Bruce Melody hari umuhanzi wujuje abantu 800 ni igihumbi abantu 800 abaciye agahigo nyuma ya Ngabo medali wakurikirwaga n'abantu benshi kuri Instagram mu bahanzi. Nawe uri umwe mu ba Miss bafite abantu benshi cyane, dore ko nabaye Miss Popularity. Ku mbuga nkoranyambaga zawe uyu munsi wa none ku biciro byo kwamamaza, abantu bakuganuka bamamariza cyangwa n'ubundi bacyazikoresha mu kwifotoza ugakora Snapchat ugakubitaho, TikTok ugakubitaho, ntabwo uratanya kuzikoresha mu buryo buri professional butanga amafaranga? Imbuga nkoranyambaga zanjye mbanzira no gukosora gato, ntabwo ari 83 birarenga cyane, birarenga. Hanyuma rero kuzikoresha namamaza byo ngira ngo abantu bankurikira bajya babibona ko nkunda gucishaho publicity menshi. Ibiciro rero biterwa na business kwimeze, ni iki ngiye gupostinga, mbega ntago ariko ntago njya nanga gufasha abantu, ndabafasha cyane ahubwo. Watwibutsa imbuga nkoranyambaga zawe, Facebook, Instagram na Twitter ni wikoresha? Yego, zose uko zivuze zitwa Josiane Mwiseneza official, ariko by'umwihariko Facebook yo igira account. Abantu bakoresha Facebook barabiza ari page na account yenda niyo nkunda kuyitangaragaraho cyane, cyangwa umuntu ananyandikiyeho nahita musubiza byihuse. Yitwa Josiane George kuko nayikoreshaga kera ntaraba n'umustar. Ariko izindi zose zitwa Josiane Mwiseneza official. Josiane George. Yego. Kuko hari ngira challenge abantu benshi baranyiyitirira kuri Facebook, ugasanga
biragoye ko umuntu amenya iyanjye ari iyihe nubwo nyivuze ngo yitwa gutyo ariko bidakwiye ko hari n'izindi nazo zitwa gutyo kandi koko n'amafoto yanjye akaba ariho ubwo rero nabagira inama ko wenda umuntu ushaka nko kunyandikira kuri Facebook cyane byihuse yakoresha iyo ngiyo ya Josiane Jojo kuko niyo yonyine mfite. Umuntu ashobora no kukujoininga kuri account yawe ya page wayibabwira? Yego ni Josiane MWISENEZA official. Yego. Sara ukoresha izi cyane unazifungura? Nkoresha Instagram Samiat74. Bivuye mu Kinyarwanda. Samiat74. Yego Facebook ni Sami _ pretty. Okay, Samia kuba wiciranye n'umustar Josiane. Josiane wa myaka ari umustar mugendanye nko mu mujyi. Mugenda abantu bose bari kubareba ngo Josiane urukwiyumva uti? Mubwire gute ariko ni iby'agaciro kuko ntawamenya wasanga ari n'amahirwe ni byiza nyine kumenyana n'abantu bari kuri level yawe. Hari byinshi bakubwira wowe utarumva hari byinshi bakugezaho utagezeho ni iby'agaciro. Hari nimero yagiraga? Naye uyu munsi urayitahana? Ngomba kuyitahana. Josiane urayimuha? Cyane ahubwo sinzi niba atanayifi wasanga nayifite ahari yarebye nabi wanasanga nawe. Josiane ntago twatandukanya cyase ngo dusoze nta kwibarije abamisi muri imisi muri he ntaga amisi tukibabona. Okay ngerekane ivuge ku giti cyanjye abandi nabo bafite ariko ngenda hari ndagaragara nkuko natangiye mbivuga kuri social network zanjye ndagaragara cyane ahubwo n'ubu ngubu barebye basanga amaposte mashyashya ataramara n'amasaha 2 yishizeho cyane nkoresha Instagram ariyo Josiane MWISENEZA official ikunda kuba rero iriho updates zanjye cyane. Ndavuga muri usanga abamisi generally oya reka nk'icyo ni ikibazo umuntu yasubiza ku giti cye ntago rajya kuvuga ngo kana kahugiye muri ibi kana kahugiye muri ibi ngeweho mbabwiye ko mpari ko ngaragara usibye ndakuba nagaragara cyane muri media ariko ndahari abandi nabo rero bafite indi mpamvu umuco nabo bamuvuga ko babuze kandi bahari bagaragara kuba batari kugaragara mu social media nkuko byari bisanzwe hari aho byaba bihuriye na Prince Kid ariko mu social media nge ndababona sinzagukuntu mwe mutababona yakuva muheto yatorwa twamubona mu gitangaza makuru na kimwe arega burya biterwa n'ibyo umuntu akunda ariko aranagaragara da mbona ahubwo birwa banamwandikaho nta gikorwa na kimwe ndamubonamo. Ibyo ngibyo ni ibintu burese yasubiza ku giti cye cyase wenda ubaje kuganira nawe ariko mu bigaragara nje mbona bagaragara mu social media barahari. Samia turacyabona abamisi nkuko byari bisanzwe bigikubita mbere. Abamisi barahari ariko ubu ngubu kubera kari akantu kabayeho hari ukuntu bose bifashe bacecetse uwavuze yaravuze n'utaravuze yaracecetse burundu. Tugana ku musozo Josiane ejo bundi Riderman ati bro nize ntashidikanya ko Imana ireberera abantu ishobora kukureba nawe tukazabyina intsinzi. Irene nawe afashe ifoto ndaza kuvuga uwo muntu nyuma nawe arapostinga ati Imana ishobora byose ndabizi izabikora tuzataha tubyina intsinzi. Undi muntu w'umustari nawe aba arapostinga ati kamuvuge mu mazina uwo muntu bapostingaga no bita Prince Kid. N'abantu benshi bagiye bamupostinga na Lucky kuri televiziyo Rwanda ati yakoresheje amagambo y'icyarabu avuga kuri Prince Kid. Hari icyizere ufite cyangwa se wabona yuko Prince Kid ejo ndi kuri 28 yazataha cyangwa se urukona mu busesenguzi bwawe Hamisi comment kuri Prince Kid? Comment ngiye icyo mbona cyo kandi nicyo twifuza twese twifuza yuko azataha. Twifuza yuko azataha hari bigenda biturema agatima nk'ubu yatangiye afunzwe akurikiranywe ibyaha 3 hari kimwe bakuyeho asigaye akurikiranywe ibyaha 2 ubwo rero nukuri bizadushimisha ngiye icyo mba nifuza nuko yataha wenda ibya Miss Rwanda ntavuze nubwo nabyo tubyifuza byo bizabiza ku rundi ruhande ariko nibura asoke aze mu buzima bwo hanze. Murakoze. Ukaba dusezeye Josiane tugushimiye kubw'umwanya duhaye.
murakoze cyane namwe. Imana iguhe umugisha. Tuwusangire. Twifurize gutera imbere mu mishinga yawe n'ibyo urimo byose, turabizi uri n'umunyeshuri kandi amasomo meza. Murakoze cyane. Samia tiyo ndamusigarana Josiane umukore mu biganza yumve n'ikiganza cye. Wakoze kati ubusuko ndagize